Reka nongere mbaha ikaze rero, mbaha ikaze, karibu, mbaha ikaze kuri Rwanda. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira kuri Padiri Nahimana, Thomas Nahimana, umaze iminsi avuga ngo ashinze ishyirahamwe impuzamashyaka rishaka kuyobora u Rwanda. Ikibazo cya mbere umuntu ahora yibaza, ese kuki Padiri Nahimana anyotewe ubutegetsi, agaragaza ibintu byo kunyoterwa ubutegetsi kuyobora u Rwanda? Ese niwe muntu abanyarwanda bakeneye? Ese yayobora u Rwanda akarushobora? Ese afite uburenganzira bwo kwiyamamaza cyangwa se gutekereza kuyobora u Rwanda? Yes, ariko kubera iki iteka ribuze imbere, akaza imbere avuga ngo arashaka kuyobora u Rwanda iteka? Ni izihe ngamba afite zo kuzamura amashuri akeneye miliyari 2 ku mwaka z'amadolari? Ese kuki ubona abantu ashyira hamwe iteka avuga ngo bagomba kuyobora u Rwanda ubu nari ubwoko bumwe? Ese kwaba ari ukwihimura ku butegetsi buriho? Kubera iki ubona agenda akora ibintu twakwita nk'irondabwoko, kandi aho u Rwanda rugeze byibuze ibyo rwarenze, ibintu by'amoko bigomba gushyirwa hasi? Uyu munsi rero nk'umwenegihugu ngomba gutanga icyo mbitekerezaho, igitekerezo nkababwira uko mbibona, kuko n'ubushize narababwiye ndabwira ibintu ntimubyumva ariko bugacya bikaba. Ubushize nakoze video mvuga nti ndi Kagame nahita mva ku butegetsi igihe bamara gusinyana amasezerano i Washington, kubera ko byari gutuma asohoka neza. Abantu baranyatatse, baratuka, baravuga ibintu byinshi cyane, ariko uyu munsi nyuma y'ibya Maduro byabaye muri Venezuela mwarabibonye, nyuma y'ibiri kuba kuri Museveni mu Bugande mwarabibonye, ubu ngubu rero ndibaza ko babandi batukaga batakongera gutuka, kuko iyo utazi gusoma ibihe by'ibihugu n'amateka y'ibihugu, ushatse wajya wicikira. Reka nze ngucire ku mahange rero, dusubire kuri Padiri Nahimana. Kubera iki ubu ngubu aribwo akoze iriya mpuzamashyaka? Kubera iki? Agamije iki? Kubera iki amashyaka yandi akomeye yo hanze, ibyo bita ngo bya P5, harimo za RNC, harimo n'andi mashyaka ntazi na nibuka, kuki batari kumwe? Kuki ubona ari abantu bamwe? Mu minsi ishize burya iyo utekereje ikintu ugomba kugishyira mu bikorwa. Naratekereje ejo bundi habaye ikiganiro, Perezida wa Repubulika akora ikiganiro n'urubyiruko avuga ku mihanda idasanwa, ibintu by'ibibazo bihari, abantu barya za ruswa n'ibyo byose. Nahise ngira igitekerezo ndavuga nti mu Banyarwanda bigaragara ko Abanyarwanda dufite ikibazo, ntabwo Abanyarwanda bakunda igihugu cyabo. Abanyarwanda baramutse bakunze igihugu cyabo, umuntu nka Padiri Nahimana ntabwo yaba ari uzi imbere mu bantu bazayobora u Rwanda. Kubera iki? Abantu bose baravuga ngo ubuyobozi bwose buva ku Mana. Niko twabibwiwe, niko tubyumva, ariko iteka wibuke ko mubwira ko izi Bibiliya bazinduye nazo utakumva ukuntu byagenze. Niba ubuyobozi bwose buva ku Mana, mukaba mufite umuyobozi, mukaba mutaka, ni ukuvuga ko niba mutaka muhinyuza ya Mana muvuga ngo ubuyobozi bwose buva ku Mana. Niba ubuyobozi bwose buva ku Mana, umuyobozi mufite uyu munsi niwe wakwiriye, niwe ngombwa, kuko mwanze kumva. Kuko Imana uko ikora irabareka, mwakanga kumva, ikaba umuntu ubakanda. Niko byagendekeye n'ubwoko bw'Imana mu Gutegeka kwa 2:28, ubwo Uwiteka yatubwiraga ngo muze mu bwoko bwanjye nzaba Imana yanyu, ariko nimwanga nzabazanira ishyanga rivuye kure, rivuga ururimi mutumva, riba nogonora kugeza ribambitse iminyururu y'ibyuma ku majosi. Niko byakeye biraba. N'ubu rero mu Rwanda ntibazanye, habuze koko abantu b'inyangamugayo, yaba Abahutu yaba Abatutsi, abantu batarangwa n'ivanguramoko, abantu barangwa koko no gukunda igihugu, abantu bajijukiwe bize. Abo bantu barahari mu Banyarwanda, ndabizi ko bahari benshi beza b'umutima bakunda igihugu, ariko ikibazo ni ikihe? Baricaye, baricecekeye, ntibavuga. Kubera iki? Iyo utavuze rero ugaceceka, Imana izabaha abo bantu bameze nka ba Padiri. Kuko Padiri Nahimana kuba abona iki gihe, agasoma neza uko bimeze, akavuga ati igihe ni iki, reka mite mpuza ayo mashyaka, nubwo ari amashyaka ahuye huti hatarimo ayo yandi yo ku ruhande. Ese ayo yandi yo ku ruhande bizagenda gute? Ko nayo yagiye yiyomora. Iki kibazo Abanyarwanda bafite bagomba kukiganira, ubwo batakizi, benshi ntibakizi, bikabitura hejuru. Uko ubuyobozi bugenda, Imana itanga ubuyobozi ikabuha igihe. Muri Bibiliya niko tubizi, niko byamye bimeze. Urugero rufatika dukunda gukoresha urugero rwa Sawuli na Dawidi. Umwami Dawidi
ataraba umuyobozi Imana yamuhisemo. Imaze kumuhitamo, Sawuli yari akiri ku buyobozi azi kagitegeka, ariko igihe cya nyuma Sawuli yaje kubona ko Dawudi azamusimbura byanze bikunze, nibwo yashatse kumwica inshuro nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo rero padiri nawe aragusoma akavuga ati ibi bintu niba bimeze gutya isi yose, noneho kugira mu Bugande uko bimeze byigaragaza ni ibimenyetso bigaragara ko impinduka zampatse ibihugu, buriya ni ibintu birebire. Abazungu bari guhindura ubutegetsi hirya no hino ku isi, noneho n'u Rwanda narwo rukazaziramo. Aribyo nakubwiye ubushize, narakubwiye nti uzi kureba yakuramo akarenge hakiri kare, kuko abazungu bafite imigambi mibisha. Kuki noneho Padiri Nahimana avuga ati reka muze abantu vuba vuba huti, noneho akaba yabihaye imyaka 3. Arabara akavuga ati mu myaka 3 wenda ibintu bizabimaze noneho kujya mu mucyo, nta kintu nakishisha, nta kintu natinya, kuko igihe time makes sense with time. Wibuke ubwo nari kino gitabo ku Rwanda uko ijuru ryagereje mu Rwanda mu mwaka wa 1994, genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Yes, mvugamo n'intambara, abapfuye mu ntambara uko byagenze, nkavugamo uko ingaruka z'ubwicanyi ndengakamere bwabaye ubwo bakorwa amaliste ya genocide. Harimo n'abayitiranya bakabyitiranya, bafite ingengabitekerezo wagira ngo ntabwo bari mu Rwanda genocide. Yes, ntawe ukana ko abantu batapfuye, yaba za Kongo, yaba amashyamba, y'ibiki byose, ariko ibyo byose ni ingaruka. Ibyo rero niba padiri wo atarabasha kubyumva ngo yicare hamwe n'abantu bandi ubundi bwoko bahuze, atavuga ngo ubuheza nguni, birana ubuheza nguni, ntabwo umbwira ngo uzayobora u Rwanda cyangwa uzarana kuyobora u Rwanda muri iyi myaka turimo 2024 ubushaka kwiyamamaza. Hari abantu tuvuga ko wenda ubutegetsi uvuga buzaba bwavuyeho, abantu bazamaze kuvaho bazaba bagihari, bizagenda gute? Hari abo bari hanze mutumvikana, bizagenda gute? No kuvuga ngo biriya bintu byose ni ubuhiza nguni, n'andi mashyaka ari Rwanda nayo afite ubuhiza nguni, ko arahezanye. Niba abantu bananiwe kumvikana bari hanze, uzabwira ngo bazagera mu gihugu nibwo bazumvikana, nibwo bazakuyobora. Ndashaka ko padiri amabije y'amashuri, amabije y'izo ministeri bavuga byose abizane hamwe, none turebe anyereke naho ayo mafaranga azayakura, koko noneho avuga ati ibyo bintu tubivanyeho turabirangije. Dukomeje rero, bigaragara ko ibi bintu bya Padiri Nahimana byo kuvuga ngo ari amazangara buri gihugu ni ibintu ahubwo bibangamiye ku moko, kuko ikibazo cy'amoko byanze bikunze kiracyahari. Kubera iki? Nuko ubona abantu bo mu bwoko bumwe ari bo bamwiyumvamo, noneho babandi bo mu bwoko bundi urumva ko iby'amoko noneho aho byari bigeze bishaka gushira ni nkaho bishaka gushibuka. Urabona ko harimo inyota y'ubutegetsi, ntago ari inyota yo gukunda igihugu cyangwa se kugirira igihugu neza. Nkakubwirane ibi bintu bifite aho bihuriye na ba Kisekedi n'abandeshime mu Burundi. Nahimana yagize kugaragaza amafoto avuga ko yahuye na Kisekedi, hakaba harimo n'urwango wenda n'inzika, kubera ko genocide yakorewe mu Rwanda y'abatutsi ifitanye isano n'ibintu byose n'ingaruka. Kubera iki? Niyo mpamvu nkunda kuvuga nti hari igi hari n'inkoko, niki cyabanje. Niba urebye ibintu bivugirwa hanze ukuntu bapfobya genocide, kuki bayipfobya? Ntushobora gupfobya genocide ngo noneho ngo uvuge ngo ibi bintu bizagenda gutya gusa. Narabikubwiye, ibi bintu nimba koko bandayishimiye ba Kisekedi, padiri akazamo akumva ko wenda bamugira umuyobozi, bamugira president, bakoresheje iki? Bo bumva ko bazajya mu matora bagakoresha iturufu ya nyamwinshi, nkuko babona mu Bugande byagenze. Nubwo mu Bugande taramoko, ariko bakavuga bati buri bwo amatora noneho akomorewe tugiye kwiyamamaza tugakoresha iturufu ya nyamwinshi byakunda. Ibindi bigarukira kubera iki? Kubera ko nibyo padiri afite uburenganzira bwo kuba yakwiyamamaza, afite uburenganzira bwo kuba yakora ibintu byose ashaka, ariko aho ashaka gukata ikoni asubiza igihugu, wibuka ko hari ugutekereza kujya ku buyobozi, hari ukugera ku buyobozi, hari ukububamo, hari uko noneho n'ibihe bikwerekana. Ni ukuvuga ngo bikunze akaba yayobora mu gihe runaka kirekire, wenda nimba yamara imyaka 5, nimba wenda yaza kubahiriza manda akamara imyaka 4 5 akagenda, byaba rubuhoro. Ariko mu gihe kirekire bizongera bikurure cya kibazo cy'amoko cyagije u Rwanda muri 94, uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda mu mwaka wa 1994, genocide yakorewe abatutsi. Iki ni igitabo cy'abapaje 600 nanditse muri 2014 kibaho, kivuga ukuntu byagenze byose ku murongo,
nta guca inyuma, atari ukuvuga ngo wenda ubundi bwoko bwahejwe. No, yes, n'abandi bantu barapfuye mu bundi bwoko bw'abahutu mu mashyamba, abarwanye, abagiye gutega bavuga ngo bari gutega inkotanyi ngo bagiye kurwana, uko byagenze ibyo babonye barabibonye, n'izindi ngaruka zabaye kuri jenoside. Urumva ibibazo bibaho, tuvuge wenda abantu batishora mu bwicanyi ngo bica abantu muri 94, ntabwo tuba tugeze ahangaha uyu munsi. Tugaruka kuri Padiri rero. Padiri aravuga ati mfite Kisekedi, mfite Ndayishimiye. Buriya mu Rwanda nanone tugaruye bwa butegetsi bw'ubwoko bw'abahutu, kuko turi nyamwinshi, tugategereza twazatsinda mu matora. Harimo abavuga bw'abahanuzi bw'amagayane, Rukara rw'Igisage ruzaza, ibyo ntabwo tubizi. Padiri sinzi niba abahanuzi abuzi, akaba ari we uri gutanguranwa n'ibyo bintu. Ni byinshi cyane bigaragaza ko nk'umwene gihugu ubona ko u Rwanda rufite ikibazo mu myaka 5-10 iri imbere. Niyo mpamvu tuza hano tukababera urumuri, kubera ubuntu twagiriwe n'Uwiteka bwo gusoma ibihe no gusoma abantu ibyo bagamije n'ibyo batekereza. Padiri Nahimana rero uyu munsi ku kintu mwifatiye ku gahanga nuko yes, hari ibintu avugamo bimwe na bimwe ukumva wenda ashyira mu gaciro, ariko hari n'ibindi avuga ukumva ko ari umuheza nguni, aramutse ageze ku butegetsi byaba bindi, ahubwo noneho isura ye nyayo yahita igaragara. Nkaba ari ukuvuga nti reka mpamagarira abanyarwanda b'umutima bakunda u Rwanda koko byanyabyo bivuye ku mutima. Yes, abanyarwanda bafite ikibazo. Yes, u Rwanda ruriho kandi ruzahoraho, kandi ikibazo cy'abanyarwanda kigomba gukemuka. Nuko kubera iki bizagenda gute? Tuvuga ko wenda abanyamahanga boceje igitutu ubutegetsi buri uyu munsi bakabukuraho, kuko uko bigaragara aba bazungu bafite gahunda ndende, baragukoresha, muri kugukoresha bakakuvanaho bakazana undi muntu utabazi. Niyo mpamvu ubona Kisekedi ngasigaye ajya za Davos, ukabona abandi ntibajyayo, none ukavuga uti ibi bintu Nahimana afite makuru ki amwemeza ko uyu munsi aribwo yakora ira mpuzamashyaka bagakumira abandi bose. Ni ukuvuga ngo biriya bintu ni ikimenyetso gikomeye kikwereka ko u Rwanda rugiye gusubira noneho mu bibazo bikomeye kurusha uko byari bimeze ubu ngubu. Yes, urarira ngo umuntu arabakanze, uwo muntu nimba bakanze abakanze kubera iki? Kubera ingaruka z'ibyo abantu bakoze. Kuko wibuke natangiye nkubwira ko niba ubutegetsi bwose butangwa n'Imana, akaba yaratanzwe n'Imana, reka bakande kubera ibyo mwakoze, kubera izo ngaruka. Niko Imana ikora. Imana iyo ukoze ikibi irakureka ikazaguhanisha umuntu uzagukanda, nka rwa rugero nabahaye rwo mu Itegeko wa 2:28 uko byagendekeye ubwoko bw'Imana bw'abirabura n'ibitarubizi nabyo bimenye. Ubwo ubuhanuzi bugiye guhura, tukaba dufite amahirwe yuko abapadiri bafite inyota n'ishyushyu ryo gutegeka u Rwanda bitazashoboka, kuko wenda bwa buhanuzi bw'inkone ebyiri, ubwo ubwoko bw'Imana bw'abirabura bari muri Amerika n'Abayuda n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika bazaza hamwe, noneho hagakora ubuyobozi bw'Uwiteka. Uwiteka azawuyoboza umuntu ukunda igihugu ku mutima, ukunda ukuri unyote ukuri. Niyo mpamvu rero aho bigaragarira muri aba bantu ijana bose ubona Padiri yashyize aho ngaho, urabona ko ari indobanure, urabona ko imyumvire yabo ntabwo wayimenya, ntuzi uruhare wenda bagize muri za jenoside, ntuzi isano bafitanye za jenoside. Nuvuga ngo ugomba kubanza mugashungura abantu nk'abanyarwanda. Ikibazo abanyarwanda bagira ni ugushaka kuba umuntu umwe iteka, ugatekereza miliyoni 14 zose. Ibyo ntibishoboka, ntibikunda. Umuntu uzi ijambo ry'Imana warisomye kuva ku itangiriro kugera ku byahishuwe inshuro byibuze 3, azi ko abona neza ko ibyo Padiri atekereza, azi ngo yakina umutwe wenda azakoresha turufu y'ubwoko ya nyamwinshi n'ibiti byose, ntabwo bizashoboka. Ushobora kwibaza uti rero uyu munsi Muhirwa Germain kuki uvuga ibi uyu munsi ugamije iki? Nuko twebwe tureba kure. Wibuka ibyo nakubwiye ubushize, ndakubwira abantu baranuka, ariko uyu munsi ndibaza ntaho kugira ngo tukavuga turabibona. Ibyo Padiri rero nawe agamije ameze nkaho twabyita kwihorera mu cyayenge, kubera ko yes, barareba bagataka bakavuga twende ubutegetsi barabarembeje ibyo byose. Ibyo buri muntu wese afite uburenganzira bwo kubivuga. Umuntu umaze imyaka muri kino gihugu afite imyumvire n'uburenganzira bwo gutekereza icyo ashaka, kuvuga icyo ashaka, ariko natwe dufite bwa burenganzira bwo gucalenjinga, kuvuga uko tubibona ingaruka zizava muri ibyo bintu. Niyo mpamvu rero baba abantu bari mu Rwanda batari banagendaho, batari bagira imitekerereze, badafite n'amashuri abarihira ngo bige gusoma,
wandika ibintu cyangwa ukavuga ibintu bakakurwanya batazi iyo biva. Yes, reka umuntu atekereze atanga igitekerezo cye umuntu amuchallenging. Nk'umupadiri akaza akambwira ati okay, ibyo tusemerwaho ni ibiki? Nkabishyira ahangaha ku murongo tukabihurutura. Aba bantu bite ko bano badahari, kuba ari abandi bo mu mashyaka mutari kumwe muvuga ngo muzakora u Rwanda rumwe, kandi ubona wigize abantu none bari mu gihugu, ubu ngubu bari mu gihugu ukabona wenda ntago umubare ungana. Kuki utajanishije uvuga uti okay, abantu bari hanze b'ubwoko bw'abahutu naba, reka mfate 30, mfate abatutsi 30, mfate n'abandi bari mu butegetsi 30, bingane noneho habe balance. Ariko ugiye gufata abantu bose uhita ugaragara kuko ntago biba bizakunda, niko bimeze. Akubwira nti rero muntu ukunda igihugu uzi ubwenge, hari abantu benshi bakunda igihugu bazi ubwenge, yaba mu bahutu yaba mu batutsi, abantu koko babona bareba imbere kure. Ntago ugomba kuba njyewe ngwe muri abo bantu ko njyewe no mu butegetsi sinabwemera, kuko nzi ko ari ibintu bitari byo gusukirwa. Ntago ari byo kwisukira, bigomba wa muntu koko ufite umutima w'igihugu, ufite urukundo rw'abaturage, apana ubuheza nguni n'inyota y'ubutegetsi. Reka inyota y'ubutegetsi ureke noneho abantu bamanze basobanukirwa ikibazo, atari kugenda ngo umuntu ngaraturembeje. Yes, arabarembeje kuko nibyo mwahisemo, nibyo ngororano Imana yabahaye buryo bw'abantu biraraga mu bandi ngo babarimbure muri 94. Nicyo gihemba Imana itanga, niko Imana ihemba. Niba utarabimenya rero ko turumva ibyo bintu kuva ngo ugiye kuyobora, utuzayobora iki? Nkabashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Nahagaruka mwandike mu bitekerezo byanyu, ubundi ushaka gucaringa nawe aze, kuko ukuri gushirira mu biganiro.